Amasoko se yabacuruza abakobwa ngo nzajye kwigurira. Amasoko acuruza abakobwa mwese bahite tukabiganiraho pembeni. Umwana kumukundura abanza ukameseya Sawa nyine ugasanga umwana akunda undi abo nibibeshye banange. Guys, ndabasuhuje kandi ndabashimiye kuba mudukurikira umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umukobwa yambwiye ngo ari kwisoko, ariko tugiye kumva ari kuri he soko rero. Uyu munsi hano niba ari ku isoko ryo mu Gashyekero, i Nyanza, Kicukiro, Sonatube, Nyabugogo, ayo ni amasoko yose agiye atandukanye. Ariko uyu munsi hano ndashaka kugira ngo tuze kumva umukobwa bakuri he soko. Let's go lad. Okay. Njemba mu isoko. No, sorry. Okay. By the way, first, what's your name? My name is Natasha. Or you can call me Tasha. Tasha. Aha, Tasha, how old are you? I'm at 25. Oh, 25? Yes. Siko tungana. Really? 4. Abanga umwana kumukundura abanza ukameseya. Sawa nyine ugasanga umwana akunda undi abo nibibeshye banange. Nari ndi kwibariza ikibazo rata sibyo. Umva nyine nari kubaza akabazo kamwe sibyo. Urumva twanyine hari amasoko menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda suyazi uzi nkangahe nata? Je biranzi nkangahe nzi nk'atatu. Wahahiye mu yahe? Yahe soko rya Nyarugenge mwana w'umubakire bro mujye mutuza. Yego. Okay, irindi ni rya nago nkunda kugenda ariko kunda guhaha. Nkunda guhahira mu supermarché. Mana supermarché bro. Bavuze ya masoko. Hey, Simba. Abuze Simba bro. Ngaza Simba ngaza Bwana iyindi biranze ndi. Yana kumati yabaye yavuye. Ibyo ngibyo ntabwo tubashije tuziko nakumati sikiba mwihangana. No, urumva nyine kakabazo kakabazo nari nkubajije. Urumva ayo masoko yose wahahiye sibyo? Nta masoko ari VIP byanga bikona nawe ari VIP. Burase cyane kwa baby b'Kigali b'inzobe ngo muri VIP. Yes, ndi VIP. Ikigora kuri VIP. Nuko ndebwa na buri umwe wese. Mana nanjye ubona nakurebye. Nawe wandebye. Nago nakurebye nago urandeba se? Ndunguruka undebe neza. Nzenguruka. Fatasha. No. Sibyo aganika. Kone ibyo ngo kubita ndudukeyo dusatsi tumere neza. So fatasha. Ayo. You so beautiful, man. Thank you so much. Oh my God. Rikura rero? Ako achira dore kono babigenza. Okay? Let me touch you. Okay? Take no like this. No like this and then move. You see guys? Oh. His name is Tasha cyangwa se Natasha. Nata wowe nayahe masoko wigeze ugeraho maze umuntu araza abaraguza. Okay. Akenshi nagara amasoko. Yego. Abwo na amashop. N'amashop. Acuruza nk'imyenda. Yego. Amashakoshi. Ujya guhaha amashakoshi. Inkweto. Ko ibyo bintu nkunda. Nahe masoko se yabacuruza abakobwa ngo nzajye kwigurira. Amasoko acuruza abakobwa mwese bahite tukabiganiraho pembeni. Nambwira ngo bari kubyumva ngarika duhishe mikoro. Duhishe mikoro nta kibazo. Yego duhishe mikoro. Ntago babyumva. Tuvuge gake ntago babyumva. Birarangiye. Aha, natashagiye kutubwira akantu kamwe sibyo? Akantu kamwe ngiye kukubaza. Okay. Natasha afite imyaka 25 sibyo? Ni umukobwa uba muri Kigali sibyo? Ubana n'ababyeyi yego? Yes. Aha, ababyeyi mama na papa. Yeah. Kandi ni umukobwa wiyubaha ndetse unasobanutse sibyo? Yes, of course. Ni umukobwa wise kugera mu wakangahe? Njye niza 6 yanjye bisumbuye. 6 sibyo? And then abikunze
she's very smart. Thank you Sibyo? so much. Ikindi kintu cya nyuma, duhera inama abana b'abakobwa baba mu mujyi wa Kigali, sibyo, bakunda kujya ku masoko abacuruza. Oh my goodness. Ndumva icyo kibazo mbajije Yego, nabisobanura nifite. yego, So nagaru gukasa abadukurikiye. yego, ariko baranagukunda. Okay, thank you so much. Ifite n'ibidiaspora byazanye bijya bikora cyane ikiganiro. Bari yafi. For sure. Kandi abadanje. Buriya ni ukwibeshya nta mudesipora ubaho. Nawe uri umudesipora, reka namba mbona tudasa. Nanjye kandi ndi umudesipora. Ese urabona dusa? Ndebye ko ndi metisi. Metis. Metis. I'm metis, please. Yego, metis rero. Adukasi. Aha. Zamu rero ndagira ngo adusezere. Tasha dusezere. Ngaho say goodbye. Okay, nishimiye kuba nkoranye ikiganiro. So I think I can tell all over them. Thank you mukongera icyizere. Yego. Yes? Abantu badukurikiye bo bababwira iki? Abantu badukurikiye ndababwira ati ndabakunda cyane. Yego. Undi ni ya struggle. Yego. God bless all of watch this TV. Thank you so much. Thank you too.